Chanze mbakatira izo ndabyo baraye nduhaze aho ko dia amaye ko wizinduye raze bazavuga ko ari gutana gutorera kufata abashyitsi nta no guhumeka ngo reka basinzire bavuga ko ari gutana gutorera none sari umukobwa w'umushyitsi nta mukobwa w'umushyitsi uriya umukobwa kari muramu wanjye ugomba kujya wa muramu wanjye ariko rero ntabwo ari cyane ingazampa ibyo baramuramba barema nahisemo wowe niko dia umukecuru araha ariko nuko umunsi uhuriza umukwe wawe yanze kwirega ariko arimo arabipanga azaza kwirega ndaza kwirega twe twakoze amariage bita koco Diane shagenda ugiye kubitera icyayi cy'umwana nakize mwebwe mugiye kunywa ibyayi nanjye nararaye nyanywereye urebye ari isukari ntabwo azananira Diane sajye muragiye se mwese muranze ugiye kubura naringize kazu chese mwana aka kana kanye mujye mugata amaguru kazu izere ko ibintu mbana kubwiye uvyibuka Diane nawe kiracyaye nta giteka batumwe kombana narushye ona kazu ibiyogera byanciye integereye ze wagiye ugabanya byaciye intege pe nijoro namwanye na wa mugabo ngo ni Karake wihereye nabonye umugabo usengera Karake yanguriye ariko ntakubeshye Imana ikomeje kumana azamugabira n'ikimasa nesagura aho gutagura baba we nyine ubundi mu bagabo ko duteye umuntu bagenda akagusengera ntabwo uzi garagusengerera ajya guha agacupa kamwe ari n'uguhabira ari n'uguhada ariko nyine nawe baba bakuzi kuri umugabo nazo ba aragiye bakunze kumanuka hari ubwo agiye nyine njya mbabona buriya rero ubwo niba bisanzwe ibi dore ni bya bindi leta ihora ivuga ngo abantu bafata abana b'abakobwa ku ngufu bakabishukisha amafaranga dore ubwo wasanga bajya kwa cya kigabo cyo hepfo ngo ni Kalisa kubabona bose bagenda wasanga bajya kwa Kalisa mpunze kumumva niyo turi kumwana inzoga baramuvuga ngafata amafaranga akabishukisha abana b'abakobwa buriya mwana wagenda nkaneka kare hagiye ukareba ukuntu Kalisa mukore ahubwo cyane kandi namukorera ibara giye cyokera kuneka ako ni mufata Kalisa avuga ngo atanga amafaranga wenda miliyoni hano nimero za mudugudu ndi nazo ejo muri gitifu umurenge yadukorera inama yaduhaye nimero twese ngo nitugiye ikibazo cyo tumuhamagara kamanda ndazifite n'uwirondo yewe ndapfuma mu bari bayobozi ukari batatu ntago mbura mu mwe Kalisa ntago nceka kari ntago nceka pe bishanze nabibonye tutari hagiye gusa Kapatse magaisha yanjye mumve kanari ese bariyora kanjye kari Allo Kiri uriyo Bete kurinje kubusura Sandaje ambwiye kariyo pe kanje kumureba ariko uyu munsi nje nawe ndamushimisha maze imurenge
ese aka gasozi nako ke mu misozi nawe n'amahanga Kalisa warakwiyemeje uzajya wica abana b'abakobwa uko bwije uko bukeye ariko pe ari uyu uramugaho ndakubwiye kuva dufatanyamo na cyokere nutamugaho bangaye none ufata abana nk'umwana waraye uvutse rero mbi natinya ibigabo by'ubu yagakubitwa n'inkuba afatwa ariko none nta rusimbuka rwamubonye nta mukuru w'ikuzimu Akanguruwa nayo ntemukanyereka inyinya akanguruwa nayo ntemukanyereka inyinya akinga ubusembwa kikaba igicucu kikajya gicira inkonda kikaba uruzingo akagongo kakikota Seri mbega ni wowe kuri wanyumvise siramubera rwose nengo kumeye cyane nakabizi ko byanze nawe utarari nta kibazo none se mba nkubwiza ukuri mba nkubwiza ukuri sheri wanjye ningukumbuye cyane 100%. kugenda n'inshyi urate nukuvuga ngo haciye amezi nk'atanu ndamubona none ubu ngubu wongeye gutoya cyokere ndagukorera iponi ishyushye gasita winjiye ndaje ndakomanga urugi ndarumena gasita nimero za kamanda wironka ndamufite nimero za gitifu umurenge ndazifite kera kuba ari niwe ntagire ko baraduha na sipisa mu jana kingura muhamagara kingura ariko kingura ndamwihaye ngo muzajya mufata nuwanga n'abapolisi baraza bararumena kingura ariko uratinya iki kingura itonde ubundi uramaze ikibindi we uramaze icyo ahangaha akari kwanjye mbabaza cyane mbabara rwose ihangana rwose reka ndebe ndaguha amafaranga 500 mbabara pe 500 fata amafaranga 500 kugira wice umwana w'umukobwa ejo wenda ari kuzambara n'umukazana none uramwangirije twumvikane cyocere wenda bizo ukunda inzoga ndakuzi ndaguha 500 ndagura inzoga amafaranga 25 ubundi wanjye ndanyuze cyangwa amafaranga ukatedemanga be ibifaranga wabyanga ibingibi wabyanga nambwira none wabyanga maze n'inzoga ngomba kuzigura rwose ukamugasinda akumva rwose byose igenda rwose urayekomaho n'uburoka icyambere umpaye ruswa cya kabiri wafashe no ku ngufu aho guhingiriza nzemera mpingirize nzapfa mpingiriza ariko nzavugisha ukuri amafaranga ndayaguhaye ntacyo nakoze nayo wampingiye kugira ngo akugucira kurabeshya ubuse umukobwa none ari he umukobwa ari he ntacyo niba ntawe urimo biragaragara umukobwa nyine ari he umukobwa ari he yego umukobwa ari he ni mudugudu oya namutaka kuyivugiraho bwira wa shakira umusipisi nka babiri bohereze si ngombwa ngo bambare nibatebuke nafatiye umwana ahandi kwa Kalisa yanzu bagize ibagiro barabyiyemeje namufasha mpaye na ruswa y'ibihumbi 11 ntayo narya nayanze nzemera mpingirize muzajya mumpikiraka hari agapangu k'ikibati. Okay. Ndamubonye. Ntagucike. Muzifata mujye mwagiza abana. Nguyu. Namufashe nguyu. Bari baramufasha. Niko. Wowe bimeze tuza. Hagarara hamwe. Umufatanya cyangwa kumubera. Arimo. nta mukozi ashaka tuze nta mukozi mu rwose oya uwo ni umusirikare nibyo ashinzwe nicyo tubatorera bene nkamwe mukwiye kujya mu bucamanza mukaryozwa ibyo mukora ahubwo muri kumwe cyangwa umwana w'imyaka 12 urangambana n'inshuti yanjye rose ari fata ku ngufu abana niko mineri mwana w'imyaka 12 Nafsoni igitondo ni iki igitondo ni iki
umwana nk'uyu ukigifite kinyuka amabere ibyo byakuzuye Niko wiga mu wakanga. uri hafi kumera imvi Mere ziranga muntu yawe. Akuzi icyo kizwe cyangwa ntago ukizi. ubu wasanga nandi yarafata do Mu rugo no kutagenda niranga muntu nacyo ni ikibazo. Ubwo mubwo urabisobanura kuri kuri. Oya ntago bishoboka. wowe ntabwo byarangira osha nanjye kandi nkubisha Harya ngo guha amafaranga, Oya, sinakwihanira mpagaritse, kwenera nanjye ntagacika mujyana kugeza kuri polisi. Oya, sega utamukubita. Ndiye ngo bazikorosa ikihe. Haguruka tugende. ariko itonde nabyibagiwe yari yamaye n'amafaranga rero Yaguha amafaranga. ngaya ngo cece ko cyabaye cyamenyere gikashye Wari uyamwatiye iki? nuko nge nago Mbese uko atekereza kubera icyaha. nayo ndayashyira Ndagukubita rero njyewe. Niyo ukomeza kunesha umutwe ndagukubita. Nawe cyangwa cyangwa nawe ujye kwisoma. Tugende urashaka tugende guhera hejuru yawe. mujye imbere Wacyemeye? iyo ubona umusaza nk'uyu nguyu agushuka ese waba yaguhaye ikintu Oya, ibi ngibi hari aho birangiriye. N'imbere y'umucamanza reba ibyanwa ufite rero we munakushije umukobwa waba ushaka gusa kwibambaza. Umukobwa niwakomeza kwikaza njyewe ndakoresha imbaraga mpabwa na leta. Tugendere burabisobanurira ku bacamanza. Hari abacamanza bashinzwe ibyo ngibyo.